yagize uruhare rukomeye cyane mu gukangurira isi yose ibiri kubera mu Rwanda. Ndabyibuka rwose ko murabizi namwe yuko iyo nyir'ubutungane papa ahagurutse akavuga ijambo isi yose irarikurikira. Ndibuka rero ko muri 1994 mu kwezi kwa gatanu simuke matariki 15 icyo gihe hari inama i Roma, Musenyeri Ngabo yarayirimo, noneho yasabye yagiye kubona na papa we aramubwira ati isi iracecetse igihe mu Rwanda hari kubera ikintu bita jenoside. Iryo jambo Rome nuvuga ubutegetsi bwa Vatican, papa yarahagurutse yari mu bitaro ariko yavugiye mu bitaro akora discours aravuga ati ndasaba isi yose ukanguka bakareba ibintu biri kubera mu Rwanda ni jenoside iri kubera mu Rwanda. Ndasaba abafite ububasha bwose uhaguruka bakarwanya ibiri kubera mu Rwanda kubera ko ni ubwoko buriho bushira. Ndasaba Kiliziya Gatolika guhaguruka bakarwanya iriya jenoside. Ibyo yabivuze kubera ko arazi ko mu Rwanda hariho division, hari abapadiri bamwe n'abihaye Imana bari ku ruhande rw'abakora jenoside. Yarabizi rwose, yarabivuze cyane ko wa munsi nakubwiye igihe yari yohereje intumwa ye mu Rwanda kuzana ubutumwa bw'amahoro, nawe yiganiye intumwa y'Ikigara yaganiriye n'abihaye Imana, areba nawe ajya gutanga raporo, ariko nawe yabonye ko hari abantu benshi bari bashyigikiye ikibi. Rero Musenyeri nibyo nabibwiye ko yabirwanije, kandi yari intumwa, yabaye intumwa ikomeye cyane kugira ngo jenoside ivugwe. Vatican aba yibiyambije kubivuga no kwirwanya. Bakunzi ba IB official turabaramukije tubazaniye amakuru ntekereza ko muba mukeneye mu mpande z'isi zitandukanye, muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, Aziya n'ahandi hose. Tuzanye inkuru y'akababaro ya Bishop Faustin Ngabo wamenyekanye cyane ku muntu wavugaga ukuri, Musenyeri wa Goma aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na munyamategeko ni Maître Buhuru Pierre Celestin. Maître Pierre Celestin, waramutseho niba unyumva neza? Waramutse wana Eric bagira ubusa. Iyi nkuru y'incamugongo kuri Bishop Faustin Ngabo w'Igoma ni inkuru mwakiriye mute? Ni inkuru y'akababaro, inkuru rwose yaciye intege abantu benshi abari basanzwe bazi Musenyeri Ngabo. Twayimenye ejo akimara kwitaba Imana, kubera ko ari umuntu twabanye igihe kirekire. Abantu rero bahise batubwira urwo rupfu, cyane ko abapadiri bamuri ruhande abari bamurwaje ni abapadiri twabanye. Nge rero bahise babimbwira kubera yuko hashize n'ibyumweru nka 3 nari nagiye no kuri Goma, nawe ndamusura, turabonana, turaganira, twakirana n'urugwiro n'urukundo nk'uko asanzwe ameze. Arangije aradusezera aravuga ati Maître Buhuru nugaruka rwose aba bagenzi bawe bazabanze bambwiye, noneho tukwakire neza dufite umwanya kandi uri buraje. Ubwo rero byarambabaje, ariko hari abantu benshi cyane byababaje kubera ko uriya mugabo uretse ko anaruhutse kubera ko yarafite imyaka 94 rwose yaramaze kuba imyaka 94, ariko yaragikomeye uretse ko indwara
zo mu myaka nk'iriya rero basi iramudutwaye ntabwo. Maître Pierre Celestin Buhuru uri umunyamategeko ariko ku batakuzi wabanje kubaho padiri mu gihe kitari gito ukorera hariya i Goma nka nyiricyubahiro uriya Musenyeri Faustin Ngabo watabarutse by'umwihariko kuri wowe niki umwibukiraho? Umwibukiraho ibintu byinshi kandi byiza. Icya mbere ahabwa ubusenyeri twebwe twari abana bato, nari mfite imyaka 14 12 muri 74 nibwo yabuhawe, twari abana batoya tukiri muri primaire tuyirangiza, ajyaho asimbura umusenyeri wari usanzwe wa diocese ya Goma witwaga Musenyeri Joseph Simba. Ubwo rero guhera 74 aba umushumba wa diocese ya Goma. Noneho muri 79 njya gutangira petit seminaire kuri Goma hariya kilometero 12 uvuye kuri Goma, petit seminaire y'Ubuhimba. Aho ngaho urumva ruri petit seminaire yayoborwaga n'abapadiri, kandi yarazaga akadusura, ntabwo hashiraga nk'iminsi 2 atageze hariya muri petit seminaire. Cyambere rero ngiye muzi nk'umubyeyi wacu, umushumba, umuntu watureze akatwitaho. Tangira petit seminaire muri 79 nyangiza muri 83. Ubwo turangije tutatujya muri grand seminaire, tangira philosophie comme ayo philosophie twajyaga i Muresa aho bita Kibanda Bungwe ni mu kibaya kiri munsi y'agasozi kabariho twitaga Monsiyo, hariho theologie naho philosophie kaba mu kibaya cyitwa Kibanda Bungwe. Aho ngaho naho niwe wari wagatwohereje muri grand seminaire akageza kudusura. Kurinda noneho aza kudusura buri musenyeri yaga gusura abaseminariste bakaganira nabo, abashishikariza kuzakomeza kudacika intege bakazakomeza urugendo kugeza igihe bazabera abasaseredoti. Urumva ko bigenda ari rurerure. So bigeze rero muri 90 ubwo twari turangije theologie, ubwo aribwo yaduhaye ubusaseredoti. Rero aribwo yavuze ati rero mwebwe basore banjye twari 6 bo kuri diocese ya Goma, ngiye kubakorera ikintu. Ubusaseredoti ntabwo nzabahera hano kuri Goma, ahubwo nzabajyana mujye kuhabwa na nyir'ubutungane Yohane, nyir'ubutungane Papa Yohane Paulo wa kabiri. Ubwo rero atuzana tuzi Kigali. Byari byabanje no kugora kugira ngo batwemerere kuza mu Rwanda, kandi tuvuye muri Kongo. Yego. Kandi undi bari basanzwe bamurwanya, politiki yari mu Rwanda icyo gihe ntabwo yari nziza ku bantu b'Abanyarwanda bari hanze, babikangagamo. Ariko akoresheje ubuhanga bwe n'ubumenyi bwe no kuba yarakoraga muri dicastere ya Roma nka ministere yo muri Vatican, yarashinzwe byose abikoresheje, atuzana tuza guhabwa ubusaseredoti i Kigali, tuhabwa na nyir'ubutungane Yohane Paulo wa kabiri. Urumva rero guhera muri 90 tumaze kubuhabwa tubira mu kazi, noneho dusubira kuri Goma kujya gukora. Urumva rero ni umuntu w'umubyeyi, ni umurezi dabo, umushumba waduherekeje mu nzira zose kugeza igihe aho ubusaseredoti turangije, tuba noneho abapadiri kumufasha muri diocese ya Goma, aho yagenga atwohereza hose. Mbese muziho ubushumba, ububyeyi, kandi hose ari umuntu urwanira ukuri. Ni umuntu waharaniraga ukuri uko kwamera kose. Yewe yanyuze mu bibazo bikomeye cyane, abantu bamurwanya bashaka no kumwica, yagiye asimbuka urupfu inshuro nyinshi. Muziho byinshi, kandi ibyo byose akabikorana ukwizera kwa kundi navuga ko kurenza urugero.
ukwemera, ukwizera, urukundo, ubutwari, uharanira ukuri, yewe yaba no kukuzira. Uriya Musenyeri ngiri ibintu muziho none agahebuzo none kuri ngewe yego ni umutagatifu, kuri ngewe ni umutagatifu pe. Ndabyumva uko muzi ni umutagatifu pe, agiye mu ijuru. Ntekereza ko nta transition yakoze, agomba kuba ahise ajya mu ijuru kubera imirimo myiza yakoze akorera diocese ya Goma, akorera igihugu cye cya Kongo, akorera isi yose. Dusubiza inyuma gato mu mateka, Maître Buhuru Pierre Celestin, utubwiye yabavanye i Goma abazana mu Rwanda mu bihe bitari byoroshye. Bishop Faustin Ngabo witabarukiye arabazana mu Rwanda, muhabwa ubusaseridoti na nyir'ubutungane Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Nibihe wakiriye ute muri ayo masaha uhabwa ubusaseridoti na nyir'ubutungane nyakwigendera Papa Yohani Pawulo wa kabiri? Ni ibintu bikomeye cyane kandi bishimishije mu mateka yanjye no mu mateka yacu muri aka karere. Twebwe atubwira ko tuzaze guhabwa mu busaseridoti mu Rwanda, ntabwo twatekereje ko bitazoroha kubera yuko politike yariho mu Rwanda icyo gihe. urumva guverinoma ya MRND, hari MRND, hari yasaga na Mouvement Populaire de Révolution ari muri Congo, bose bashaka kugumana mu ishyaka rumwe rukumbi. Urumva nta multipartisme, nta ubwisanzure n'ibiki. Igihe rero umusenyeri nkuriya yaharaniraga kugira ngo ingoma z'igitugu zikandamiza abantu barekure demokarasi, kubera ko nubwo yari umushumba yayobora imbaga y'abakristo aharanira uburenganzira bwabo, n'ijwi rya demokarasi yabaye ijwi rya demokarasi rikomeye cyane haba muri Kongo n'isi no muri aka karere. Ubwo rero twebwe twabonaga yuko nubwo kugira ngo tuzaza mu Rwanda, twabonaga ko bitazamworohera, cyane cyane ko mu Rwanda Kiliziya Gatolika ubwayo yayoborwaga icyo gihe, ngira ngo wari archevêque Hinyurwa Tade, archevêque wa Kigali. Ntabwo yatekereza ko atamwumvaga neza, kubera ko uriya Musenyeri Ngabo yaharaniraga ukuri, akarwanirira ko Abanyarwanda bagira uburenganzira mu gihugu batuyemo, gihugu ko yakaraza amateka kuva kera yahariye akariya gace. Haba Abanyarwanda batuye muri Kongo, nuvuga Abahutu n'Abatutsi, akaba umuntu wo kwigisha ubumwe na devise ye. Buriyo Musenyeri ahawe ubusenyeri afata devise, ni ukuvuga ikintu kizamuyobora muri pastorale, muri manda ye zose yazaba ari umusenyeri. Iyo devise ye rero yari yarayigize ut unum sint, ngo bose, isobanuye ngo bose babe umwe. Yaharaniraga ubumwe. Mu gihe mu Rwanda na Kiliziya Gatolika ariho icyo gihe, ahubwo yashimangiraga amacakubiri. Ibyo ngibyo turabizi nk'abantu bihaye Imana, twajyaga tuza hano mu Rwanda tukaganira n'abandi, hari amacakubiri muri Kiliziya Gatolika rwose. Ubwo rero tubona yuko bitazashoboka, ariko yaje kubishobora turaza. Ariko baratwikangaga kubera ko icyo gihe wibuke ni muri 90 twahawe ku itariki ukwezi kwa 9 muri 90. Icyo gihe u Rwanda rwikangaga ko impunzi ziri hanze zizatera, babaga bafite amakuru y'uko RPF ishobora kuzatera u Rwanda. Bikangaga rero umuntu wese uturutse hanze. Ubwo rero twebwe aho twari turi natwe baratwikangaga mu by'ukuri, ese baravugaga bati ziriya nyenzi
bazanye mu Rwanda. Urabyumva ikibazo cyawe ubajije? Yego. Ni ikibazo kijyanye n'ayo mateka y'icyo gihe. Baratwikangaga, yewe n'abafaransa bagenzi bacu bagombaga kubuhabwa nabo baratubwiraga ko mwebwe muri inyenzi. Donc twaje guhabwa ubusaseridoti ariko bafite inyenzi. Cyane cyane kuno musenyeri wari utuzanye nawe babaga bazi ko ari umuntu uriyangaje cyane mu bintu bya politiki, kubera ko yaharaniraga ukuri akarwanya igitugu hariho hose no mu karere. Urumva rero baratwikangaga ubusaseridoti muri iyo klima ya tension, ni ukuvuga yo gushyiramirane mu karere. Niyo mpamvu rero n'umurimo utagenze neza cyane kujya gukora muri iyo context. Bashyamirane hagati aho ngaho, abapadiri abihaye Imana bapfera babikira basubiranamo, haba mu Rwanda haba ndetse no muri Congo. Ariko we akaba intumwa y'ubumwe muri urwo rugamba, akaba intumwa yo kwigisha ubumwe no guharanira ubumwe bw'imiryango, ubumwe bw'abihaye Imana, ubumwe bwo muri Kiliziya Gatolika no mu Bakristo, ubumwe muri population, ubumwe. Ya devise ye unum sint, ngo bose babe umwe. Yarabiharaniye, yagiye asimbuka imitego myinshi cyane, bashaka kumwica bamutega yewe Mana yanjye nibuka no muri 1993. Yego. Mbere gato ya jenoside, nyir'ubutungane Jean Paul wa kabiri yohereje intumwa ye mu Rwanda ije kuzana ubutumwa bw'amahoro. Iyo ntumwa yitwaga Cardinal Echegaray, yamwohereje hano mu Rwanda ajya ni Burundi, ariko aza no kuri Goma azaniye Musenyeri Ngabo ubutumwa bwo kumuankuraja kubijyanye no kwitanga muri urwo rugamba rwo guharanira ubumwe. Ubwo rero uwo Cardinal ari kuri Goma ndabyibuka, ndakubwira abantu bo kuri Goma hari haraje amashyaka menshi icyo gihe, hari multipartisme, hari abamurwanya benshi. Mu misa yabereye kuri katedrale hariya tuzamushyingura, bari batwishe, haje ingabo n'ingabo, haje bariya bamayimayi bitwa ngo ni bamayimayi, n'abariya kugira ngo icyo gihe icyo babiza, baje n'intwaro, bazana n'imikoro, bazana n'amacumu, bazana icyadutabaye, baza turi mu misa, ariko bari kuvuga ngo papa ngo namusubize, ngo namuvaneho Ngabo assassin, ngo namutware, ngo ntabwo bamushaka. Donc bashatse kuza kutwicira kuri altare, ariko ariwe bahiga, ariwe bareba. Icyadukijije nuko icyo gihe hari musenyeri wari president wa conference Rukokoma, icyo bitaga Rukokoma muri Congo, president icyo gihe rero kubera ko yarashinzwe conference nationale souveraine muri Congo, yari afite abagarde b'abasirikari baje kumurinda, bagenda bamurinda bamuriskutinga. Nabo rero bari baranaho mu Kiliziya. Iyo misa ntabwo nzapfa nyibagiye mu buzima bwanjye, turi kuri altare turi gusoma misa na Cardinal Echegaray ari aho ngaho, hari n'abandi basenyeri benshi baje n'abapadiri. Abaturage rero baza gushaka kwica Musenyeri Ngabo. Icyo gihe abo basirikari baragiye bafata imbunda zabo, baraza bahagarara hagati yacu n'abakristo hariya muri ya katedrale, bakajya babasubiza inyuma bari gushaka kuzamuka ngo bagere kuri altare bamwica. Ibyo bintu ntabwo nzabyibagirwa. Urumva context yakoze muri context, uburyo yakozemo pastorale ye y'ubushumba, bwari uburyo bukomeye, bwari uburyo mbese busaba ubutwari n'urukundo rw'intama z'Imana yari yaramushinze, kugeza aho bashaka no kumwibagira bo ubwabo, ariko Imana ikomeza ikamurinda, akaba imugejeje ku munsi we agiye yishwe n'indwara. Yabasanzwe afite indwara ngira ngo umutima, ariko yaragikomeye, mu by'ukuri yaragikomeye, uretse ko ubwo nicyo gihe Imana yari yarateganije.
hanyuma Maître Pierre Celestin Buhuru, muri uko guharanira ukuri kwa Bishop cyangwa Musenyeri Faustin Ngabo mu kumenyekanisha amateka y'ibyaberaga mu Rwanda i Roma, uruhare rwe rwabaye uruhe? Uriya kubera ariko yarashinzwe imirimo i Roma, hari imirimo burya yo musenyeri, abasenyeri ba hano w'isi yose nako hari abo nyir'ubutungane papa w'i Roma ahitamo akabashinga imirimo, nuko akabashinga imirimo yo kujya bajya i Roma. Nk'ubu ngubu nka Kardinale wangaha, Kardinale wa Kambanda, nawe hari imirimo ashinzwe i Roma. Ko hari igihe umusenyeri bafata n'umusenyeri bakagira imirimo bamushinze. Buri hari imirimo umusenyeri Ngabo yarashinzwe i Roma, kuryo yajyagaho buri gihembwe. Muri uko kuba rero i Roma, aka karere kose yasagaho nk'ugahagarariye mu kugeza kuri papa ibibazo byose bibera muri ako karere. Ni muri urwo rwego rero cyane cyane jenoside yari itangiye mu Rwanda, yagize uruhare rukomeye cyane, mu gukangurira isi yose ibiri kubera mu Rwanda. Ndabyibuka rwose ko murabizi namwe yuko iyo nyir'ubutungane papa ahagurutse akavuga ijambo, isi yose irabikurikira. Ndibuka rero ko muri 1994 mu kwezi kwa gatanu, sinzi amatariki niba ari 15, icyo gihe hari inama i Roma, uwo musenyeri Ngabo yarayirimo. Noneho yasabye, yagiye kubona na papa we, aramubwira ati isi iracecetse igihe mu Rwanda hari kubera ikintu bita jenoside. Iryo jambo Rome, nuvuga ubutegetsi bwa Vatican, papa yarahagurutse, yari mu bitaro, ariko yavugiye mu bitaro akora discours, aravuga ati ndasaba isi yose ukanguka bakareba ibintu biri kubera mu Rwanda, ni jenoside iri kubera mu Rwanda. Ndasaba abafite ububasha bwose guhaguruka bakarwanya ibiri kubera mu Rwanda, kubera ko ni ubwoko buriho bushira. Ndasaba Kiliziya Gatulika guhaguruka bakarwanya iriya jenoside. Ibyo yabivuze kubera ko arazi ko mu Rwanda hariho division, hari abapadiri bamwe n'abihaye Imana bari ku ruhande rw'abakora jenoside. Yarabizi rwose, yarabivuze cyane ko wa munsi nakubwiye, igihe yari yohereje intumwa ye mu Rwanda kuzana ubutumwa bw'amahoro, nawe yiganiye intumwa ye Kigara, yaganiriye n'abihaye Imana, areba nawe ajya gutanga raporo, ariko nawe yabonye ko hari abantu benshi bari bashyigikiye ikibi. Yego, ikibi. Rero musenyeri nibyo yabibwiye ko yabirwanije, kandi yabaye intumwa ikomeye cyane kugira ngo jenoside ivugwe. Vatican aba yibiyambira kubivuga no kwirwanya. Icyo gisubizo naguha kuri icyo kibazo warumbayije. Hanyuma wavuga ko yaba isi yaba n'akarere, ubwo ndirinda kugusha wenda kuvuga ngo umuryango remezo Gatolika cyangwa se Kiliziya Gatolika muri rusange, isi n'akarere bahombye iki kubera urupfu rwa Musenyeri Faustin Ngabo? Bahombye ijwi. Buriya ijwi rya Musenyeri Ngabo ni ijwi ryari rikomeye. Bahombye ubujyanama, kubera yuko ndabizi neza abantu b'abayobozi b'isi, abategetsi b'isi baba bakeneye
abantu b'abajyanama mu bihe bikomeye. Tugiye rero hariya kuri Goma, cyane cyane muri aka karere kacu hariya kuri Goma, urabona ibiri kubera muri Eastern Province of Congo, muvuga Kivu ya kera, uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo, uburasirazuba bwa Kongo, urabera ibintu biri kuhabera, intambara hagati ya AFC M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari imitwe myinshi cyane y'abantu bafashe intwaro bakarwanya agahagurukira M23, ariko navuga na AFC M23. Abayobozi bo muri aka karere bari bakeneye ubujyanama bw'umuntu nk'uriya w'inararibonye, kandi wabaye muri biriya bibazo guhera muri 74. Hari hariya kuri Goma intambara zose zagiye ziba muri karere hagati y'amacakubiri, abakongomani badashaka abanyarwanda. Biriya ni ibintu byatangiye kera, ni ibintu byakomeje akiri na president, yigeze kuba president wa conference episcopale yo muri Congo, yahoraga abwira abapolitisiye, abwira abayobozi ukuntu nibatitondera ubumwe bw'igihugu, ubumwe bwa bene igihugu, bagakomeza guhembera amacakubiri, bagakomeza guhembera divisionisme, bagashobora guhembera ibijyanye na regionalisme, ko bizagira ingaruka itari nziza. Nuvuga rero ngo iki gihe agiye cyane buriya buyobozi, ndavuga ubuyobozi, cyanze bikunze Kisekedi yaramuzi, cyanze bikunze Kabila yaramuzi, kandi bagiye bamubona bamugisha n'inama. Byanze bikunze AFC M23 iramuzi, na cyane ko urabona bariya abayobozi ba AFC M23, navuga General Makenga ukomoka hariya muri Rucu, n'abandi bayobozi baramuzi, n'abana bigiye mu mashuri yande, mu mashuri ya Kiliziya Gatolika, aho ari hose mu Ijomba, muri za Rucu, muri za Wadana, muri za Masisi, amashuri ya Kiliziya Gatolika nibo bari abenshi mu bayobozi bigiye. Noneho afata n'uriya Colonel Nanga. Colonel Nanga nkurikije uko muzi agomba kubakomoka muri biriya bice byo muri za Bunia, kandi uriya musenyeri ngabo uriya nyakwigendera nawe ni kariya gace nakwe yakomokagamo. Donc n'intambara zagiye ziba muri kariya gace, abahima n'abarendu nabo bahora mu ntambara y'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, Abahutu n'Abatutsi. Donc Nanga ukomoka muri kariya karere, nubwo yari yaragiye akora muri gouvernement central ya Kinshasa, ariko aramuzi. Yumvikane rero ko nabo bamukonsultaga. Ibyo mubwiye ngo rero bagomba kuba bamuganirizaga kugira ngo babone inzira y'uburyo bwo gukemura ibibazo byo kumvikanisha abaturage, uburyo bwo kuyobora. Dogo bari bakeneye ijwi rye. Nuvuga rero mu gusubiza ikibazo cyawe, bari abantu babuze, baba abapolitisiye, baba n'abandi basenyeri ubwo nguko bamusimbuye, bari hariya bamugishaga inama ku bijyanye n'imiyoborere. Ijwi babuzwe ubujyanama bukomeye cyane. Maître Pierre Celestin Buhuru, dusubiye nanone ku mateka akureba, wavuye mu gipadiri ryari, aho ngaho warerewe nk'umwana wo mu gipadiri, nk'umwana wa Kiliziya Gatolika, ntabwo bagufataga nk'uwatatiriye igihango? Urakoze kuba icyo kibazo kijyanye n'ubuzima bwanjye bwite. Yego. Ariko njyewe nabaye umupadiri muri biriya bihe bikomeye muri 90. ubwo mba muri ayo mashyamba muri Kongo, cyane muri iriya zone ya Walikale. Niho natangiye, niho Musenyeri Ngabo yanyohereje mu ishyamba. Yego.
ngo niba ari kwa ngo ngo ishyamba rya Manyinya n'Amagobora guhangana n'intare n'impyisi n'ibindi byose muri Walikale, zone ya Walikale, paruwasi ya Mutongo n'ishyamba, ndakubwiye n'ishyamba. Aho niho natangiriye, nuko tugenda n'amaguru muri paruwasi. Abapadiri bavuga ngo hano mu Rwanda ngo bancaye mu paruwasi ya kure. Paruwasi ya kure itagira mu muhanda ni yahe? Hariya nta mihanda ihaba. Twagendaga n'amaguru, ukagenda kilometero 50-60 ugiye kureba abakristo bashyiriye amasakramentu n'inyigisho. Zone ya Walikale ahitwa za Mutogo, ukazunguruka ukagera za Pinga n'amaguru, ukanyura za Kiguwa, ukazunguruka ukazongera ukazagira Imweso, ukazongera ukagaruka ukagura aho bitago za Rukweti, za Nyabyondo, ukagaruka i Masisi, ubwo ukawenge muri zone ya Masisi ukazongera gukomeza kugaruka muri Kongo. So iyo zone rero hariya muri iriya zone ya Walikale aho natangiriye umurimo nk'amaze imyaka 2, niho zone niho haturutse ziriya ntambara zikomeye cyane z'abari abamayi bari bashaka kwica abanyarwanda, barabirukana ngo bashaka ko abanyarwanda bagira bate ngo binjira muri zone y'iwabo muri Walikale, nk'uko ngo bamaze gufata Masisi yuzuye mw'abanyarwanda. So iyo njya kuva ni Mutongo, bari badutumyeho Musenyeri bati ugende umubwire yuko tudashaka umupadiri w'umunyarwanda, yaba Umuhutu yaba Umututsi, ntabwo tuzamwica. Gutyo badutumaga ngo tugende tubazanire intwaro, imbunda, ngo tweko twadufite akamodoka kagenda kakinjira muri paruwasi kakanteraho, hasigaye tukazagenda n'amaguru hasigaye hose. Ariko abaturage be baratwereka bati uzatuzanira imbunda dushaka kuzica abanyarwanda. So rero turabati abaturage abakristo bacu batubwiye ibyo gutegurwa hariya, uramenye ushaka umuzungu cyangwa se ushaka umupadiri w'umuhunde cyangwa umuntu ngo nibo bashaka. Ariko tugira Imana, ngiye mbona mvuye gutyo, tuvuye ayo undi mupadiri Musenyeri Ngabo urumva ntabwo yagombaga kubyumva gukurikiza ibyo tumubwiye. Wowe izo ubwoba uhunze urugamba, ugiye kumugira n'inama uburyo ari kubyitwaremo. So yanomye undi mupadiri, ariko umupadiri yanomyeyo abapadiri bagezeyo wa mugani intambara iratangira barabica. Nyakwigendera mu mupadiri witwa Conrad, njya nawe ntabwo nzamwibagirwa. Kandi na Padiri Jerome nawe yakijwe n'amaguru ari rukankangira ngo ariko iriya ntambara yaguyemo abapadiri benshi kuva yatangira do kuri 1992-93. Abapadiri bakoze muri context mbi cyane, kandi hari abapadiri benshi bapfuye bishwe n'iriya mitwe. Hanyuma rero biza kuba urudubi habaye muri 1994. Ubwo ntabwo nari nyiri muri Walikale, ariko nari naraje ahantu hagaragara nanjye kuri Goma. Ubwo dukwitana rero n'iyambuka ry'impunzi zivuye mu Rwanda ziri guhunga jenoside. Noneho babandi bakoze jenoside mu Rwanda bagira gute, barahunga n'imiryango yabo bose baragenda bimena kuri Goma, bimena muri Masisi na Rucuru, noneho bivanga kuri bya bibazo byari bisanzwe bihari, maze urudubi gukora misiyo ntabwo byari byoroshye cyane. Ubwo abapadiri barapfuye, nshobora kuvuga umubare w'abapadiri bagiye bicwa benshi. Yego. So muri iyo context rero warumvaje ngo ukuntu naje kubivamo, nararebye ndavuga nti ifo kwiga ubundi buryo bwo gufasha imbaga y'abantu twitangiye. Nta mwanya ugihariho, abantu nta mwanya bagifite rwose wo kumva ivanjiri. Nta mwanya abantu bari kugira ngo nimuzane intwaro nimudufashe ku buryo twicana, ubwo se babagikene. Nahisemo kubihagarika nkajya kwiga amategeko. Kuko rero navuye muri mission ya nari ndimo muri 1995, ndambuka nza i Butare nza kwiga amategeko. Yego. Kugeza rero muri 1999 ndangije amategeko, narebye context aho igeze, mbona gusubira muri ibyo bintu oya.
ndavuga reka korera Imana mu bundi buryo ndi guharanira ukuri. Abantu bakeneye ukuri, abantu bakeneye ubutabera, abantu ni benshi cyane, kandi uharanira ukuri ugaharanira ubutabera ntabwo uba utandukanye n'ibyo Imana idusaba. Tubaye tubigezeho rwo gufasha igihugu, gufasha abaturage, gufasha abanyarwanda n'abandi bose, ukabashyira bwa butumwa bw'inkuru nziza binyuze mu kubahiriza amategeko. Amategeko y'Imana ntatandukanye n'amategeko ayaga gushyiraho, biruzuzanya. Urumva rero ngewe ndacyari mu butumwa muri makeya, ndacyari mu butumwa. Umwuga nakoze nawe tubita burya kugira ngo wavuka ni vocation, nabyo bita vocation. Nde vocation rero yo wavuka ndayifite, kandi nkayifatanya na ya vocation nari nsanzwe n'ubundi mfite y'Iyobokamana, kandi byombi ndabyubahiriza. Mu by'ukuri ngewe rero umurimo ntabwo nawuvuyemo, ahubwo narawukomeje. Kandi rero n'abagenzi banjye nk'uko nabikubwiye, y'abantu bya Musenyeri Ngabo nta kibazo mfitanye na Kiliziya Gatolika rwose, uretse ko exercice nibyo ntarimo, ariko umutimanama, imyitwarire byanjye nta cyahindutse, uretse gusa kuba narashatse nkaba mfite urugo, ariko imirimo yanjye nkora iri muri wa mujya n'ubundi uko gize ikibazo, ariko binyuze mu mategeko. Hanyuma Maître Buhuru Pierre Celestin, ubwo uherukana na nyakwigendera nyiricyubahiro Musenyeri Faustin Ngabo mu byumweru bibiri bishize, nk'uko wari wabitubwiye ubibwira abakurikiye IB official cyangwa yakabagira ubusa official, nakahe kajambo yaba yarakubwiye wafata nk'akanyuma ubwo muherukana? Nagiye kumusura hariya nyine muri eveshe mu cyumba cy'Icyakeye kuva kera, nicyo cyumba cyari kitumuziho. Nsanga nyine yicaye mu biro bye, yahoraga yandika kugira ngo wenda hari za publication costume zizaba, yandikaga ibintu byinshi cyane. Nuko arahagarika bakira turaganira, nuko arambwira ati ariko se Maître Buhuru, kuki utanteganyirije ngo mbwire ko uzaza ufite twicare tuganire dusangire na kadivayi, icara gatoya usome, ariko ubutaha tuzakarama rwose tuganire. ndamubwira niyo Monseigneur umbabare rwose, nari kumwe na Padiri Kanyambiri Celestin na Padiri Tikunkiko Benjamin n'abantu bari babana nawe hariya. Ndamubwira nti nazanye imodoka, kandi hano iwacu mu Rwanda iyo wasomye ku Kayoga ntabwo rwose ujya kuri fora. Nimumbabarire ubutaha nzaza ntazanye imodoka, ubutaha ati uzambwire mbere yo kuza, tuzategure twicare tuganire kandi urare nta kibazo. Iryo ni ryo jambo rya nyuma ry'imperuka. Urumva ni ijambo ry'urukundo, ni ijambo ry'ubusabane, ni ijambo ryo kubana, ni ryo jambo rya nyuma mperuka. Yego. Hanyuma twerekeza ku musozo w'ikiganiro, Maître Pierre Celestin Buhuru, watubwiraga amateka akomeye, amateka maremare binagoye ko wayavuga umunsi umwe ngo yarangize, ya nyakwigendera Monseigneur Faustin Ngabo wa Goma. Wabwira iki umuryango avukamo, wabwira iki Kiliziya Gatolika muri rusange muri ibi bihe by'akababaro? Umuryango avukamo turabizi, ni umuryango w'abakristo, umuryango uvukamo n'abandi bihaye Imana, kubera ko afite petite we w'umubikira, murumuna we mushiki we w'umubikira, ngira ngo bashobora kuba ari n'ababiri ahubwo, kubera ko we ngira ngo yari ikinege. Ariko ndabakomeje ni ukubabwira ngo bihangane kandi babishime mu by'ukuri, kubera yuko nubwo abavuyemo n'icyuho kije mu muryango wabo,
ni icyuho kije muri communauté navuga diocese ya Goma, ariko ibyishimo kubera ko tuzi ko uburyo yabayeho n'uburyo atashye igitore. Diocese ya Goma yaba n'umuryango ubonye utakaje umuvugizi hano kuri iyi si mu bijyanye no kubaka communauté no kubaka igihugu akurikije kuri ya ntego ye bose babumwe, ariko yaba diocese ya Goma yaba n'akarere muri rusange ndetse yaba n'umuryango we tubonye umuvugizi mu ijuru. Ubwo rero ngiye icyo nababwira ni ukwihangana kandi bakanishima yuko nk'uko murabona Yohani Pawulo wa kabiri nyir'ubutungane Papa Yohani wa kabiri yamaze kwitaba Imana nta gihe kirekire cyabaye yahise aba umutagatifu. Turizera yuko na Kiliziya Gatolika izakwishoboye kugira ngo uriya musenyeri nawe ajye mu rwego rw'abatagatifu. Ni byiza rero kugira umuvugizi nk'uriya mu ijuru. Ihangane rero kandi basabire diocese ya Goma kugira ngo bwa bumwe yaharaniye ya devise ye umusinzi bose babe umwe, bose bakomeze bayiharanire. Niyo mission adusigiye twese. Ngicyo icyo nabwira umuryango na diocese. Mwari mwamenya igihe cyo kumushyingura cyangwa kumuherekeza? Twabimenye iki cyumweru cyose guhera uyu munsi kwa mbere bateganije ko hazajya haba igitaramo cyo kumusengera nimugoroba guhera saa 12 za nimugoroba, haba kuri Goma haba no mu zindi za communauté z'abihayimana bose baorganize amasengesho guhera saa 12 bajya guhora igitaramo cyo ari gahunda yabo. Ndaza kwikoherereza nawe ube wayibona. Noneho bakajya bavuga ni ya masengesho n'igitaramo cyo gusabira abapfuye. Muri Kiliziya Gatolika burya hariho umuhango wo gusabira abantu bitabye Imana, birateganijwe. Ubwo rero niyo masengesho bashyizeho tuzajya dusenga, abantu bose bajya bakora batangirire icyo gitaramo n'amasengesho ajyanye no gusabira abapfuye kuva kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Noneho kumushyingura bizaba kwa gatandatu tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Urazi ko ari umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Yego. Yes, ubwo kwa gatandatu nibwo azamushyingurwa, nibwo azashyingurwa. Ariko nk'uko bizi abasenyeri bashyingurwa muri katedrale muri byose. Ubwo rero niho bizabera kuri Goma kwa gatandatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 nibwo bazamushyingura. Maître Pierre Celestin Buhuru ndagushimiye ku kiganiro n'uwo mwanya wigomwe ukaba ugejejeho amateka akomeye, amateka maremare bakurikiye IB Official, kandi nkwifuriza gukomera muri ibi bihe bikomeye. Wabuze umubyeyi, Kiliziya Gatolika nayo yabuze umuntu ukomeye, rero mukomeze mwihangane. Urakoze cyane bwana Bagira ubusa Eric. Sawa sawa namwe.